Shimira Imana yabanye natwe ndetse ikaba ikiturinze, izina ry'Imana rihabwa icyubahiro. Ubundi ibyacu byakwiriye gushima gusa kuko turi abanyabyaha, Imana dukunze turi abanyabyaha, dutangira umwana we ikinege ntacyo twayihaye. Mu gihe muri kino gihe n'umuntu ugutwerereye uhita upfa kuzamwishyura. Ubwo kugeza uzamutwerereye nawe uti yampaye intuza, yampaye umusururu wiwe, amaye fanta ye, ngomba kujya gute? Aho twebwe nta kintu Imana ivuga ngo tuyishyure abe na kimwe, kuko tutanayikunze yakomeza kuba Imana. Naho abisi bose barimbuka, Imana ntabwo yabura kuba iki, usibye ko bitashoboka kuko amaraso ya Kristo ntabwo yapfa ubusa. Rero ni urukundo rwayo rugeretse ku rundi, ngo turayikunda kuko ariyo yabanje kujya gute? Kudukunda. Ikidutera kuyikunda nuko dutekereza uburyo yadukunze tutaho gukundwa, bikadutera kujya gute? Kuvuga ati twayanga duhereye hehe? Iyo dukunze tutayizi, noneho nituyikunda sinizatwanga. Satani rero nibyo bashaka kugira ngo abantu batekereze yuko bura gukunda Imana ari mu muvumo. Korera Imana nta nyungu zirimo, ariko ni zose. Isi nibuze nibyo Uwiteka isi nabagize gute? Bivuze ko rero gukunda Uwiteka ntako bisa, nta kintu wabigereranya nabyo. No kuva mu rupfu kajya mu bumuntu, no kubona ubugingo nyine. Rero nibyo tugomba gushimira Imana ko yaraturinze ikadukunda, izina rye rihabwa icyubahiro. Amagambo meza yango dusome muri Zaburi ya 55 mbere yuko dutangira ikigisho cyacu. Ni isengesho rikomeye, ariko isengesho nkunda. Ndarisoma hari nihuse, hanyuma turitega amatwi tubone gutangira ikigisho cyacu. Ubundi Zaburi ni indirimbo, ariko indirimbo yigisha. Zaburi yose ni indirimbo yigisha. Twakwiriye no kujya duhozaho intekerezo. Nabonye cyakora hari amadini amwe namwe abikora, nubwo rimwe na rimwe nyine usanga ari no mu murongo utari mwiza, ariko natwe Zaburi yaratwandikiye kugira ngo idufashe. Ni indirimbo. 55. Mana, tegera ugutwi gusenga kwanjye, ntiwirengagize kwinginga kwanjye. Nyitaho unsubize. Kwiganyira bintera gukora hirya no hino bikanihisha. Ubwijwi ry'umwanzi kubw'agahato k'abanyabyaha, kuko bandoraho amakuba bakangenzanya umujinya. Umutima wanjye urambabaza cyane, ubwoba bwinshi bunguyeho nk'ubw'utinya urupfu. Gutinya no guhinda umushyitsi bingezeho, gukangarana kuramiranije. Ndavuga nti icyama nkagira amababa nk'inuma, mbangurutse nkaruhuka. Dore mba ndorongotaniye kure nkarara mu butayu, mba mpungiye vuba mu buhungiro, nk'ikinga umuyaga w'ishuheri n'umugaru. Mwami, ubamire uyoberanye indimi zabo, kuko nabonye urugomo no kurwana mu mudugudu. Ku manywa na nijoro bigendagenda hejuru y'inkike zawo, kandi gucyanirwa n'igomwa biri hagati yawo. Gukora ibyaha kuri hagati yawo, agahato n'uburiganya ntibiva mu nzira zo muri wo. Si umwanzi wantutse mba narabashije kwihangana, cyangwa uwanyangaga si we wanyirase hejuru mba naramwihishe. Ahubwo ni wowe uwo duhwanye, uwo twagendanaga inshuti yanjye y'amagara. Twaganiraga tunezerewe, tukagendagendana n'iteraniro mu nzu y'Imana. Urupfu rubatungure, bamanuke bajye ikuzimu bakiri bazima, kuko gukora ibyaha kuri mu nzu yabo no mu mitima yabo. Jyeweho nzambaza Imana, Uwiteka azankiza. Nimugoroba no mu gitondo no ku manywa y'ihangu nzajya niganyira niha, nawe uzumva ijwi ryanjye. Yancunguriye ubugingo bwanjye amahoro, kugira ngo batanyegera, kuko abandwanyaga ari benshi. Imana izanyumva ibacishe bugufi, niyo ihora yicaye ku ntebe y'ubwami uhereye kera kose. Izacisha bugufi abadahindurwa ntibubaha Imana. Wa muntu yaramburiye amaboko kubuza abo babanaga amahoro, yahumanije isezerano rye. Akanwa ke kanyereraga nk'amavuta, ariko umutima we wibwiraga intambara gusa. Amagambo ye yoroheraga kurusha amavuta yerayo, ariko yari inkota zikuwe. Ikoreza Uwiteka umutwaro wawe, nawe azakuramira. Ntabwo azakundira umukiranutsi kunyeganyezwa, ariko wowe Mana uzabamanurira mu rwobo rw'irimbukiro. Abicanyi n'abariganya
ntibazacagasa iminsi yo kubaho kwabo, ariko njyeho nzajya nkwiringira. Amen. Amagambo ni amagambo akomeye, Zaburi irakomeye. Nkurikije ngiye duhagazemo uyu munsi, aho umwanditsi w'Izaburi yari afite ikibazo cy'abantu bamuhiga, atari abakure, ari abo mu nzu y'Imana, aho babanaga buri munsi. Si umunsi turi kubibona. Ariko aravuga ati, ikoreze umutwaro wawe iki? Witeka. Mwikoreze ibikuremerera, ntabazakuramira. Kandi abo ngabo nta nubwo bazacagasa iminsi yo kubaho. Iyo wize neza mu minsi yeruka ibigiye kuba, ari turaje kubigeraho turi mu cyigisho, kuko ntabwo bazacagasa iminsi yabo. Kuko burya kugira ngo umuntu abeho, Abanyarwanda barabivuga ngo ndiho ntariho. Ujya mubyumva ngo yewe ndiho si, yewe ndiho ntariho. Buriya ntabwo bariho nyine. Abanyabyaha bazaba bariho batariho. Ibyago birindwi biri kubarya. Bazivuza urupfu bagire gute? Barubure. Rero ntabwo bazacagasa iminsi yabo. Uyu munsi barishima bagaseka, bakishima hejuru y'ubwoko bw'Imana, ariko hari ikibarindiriye. Imana yacu yabwa icyubahiro. Isi duhagazemo aya masaha imaze hafi imyaka 6,000, ni isi yaranzwe n'ibintu bigiye bitandukanye. Kandi imyaka 6,000 ni imyaka y'icyaha. Imyaka y'iki? Ntabwo ari isi yaremwe, ni imyaka y'icyaha. Uyu mwanya tugiye kugerageza dufate Bibiliya yose tuyige ndetse tuyisoze. Njyango tutareba ingingo z'ingenzi y'impamvu y'isi iriho ndetse n'ibiriho. Tumenye intambara ziri kurwana uyu munsi, ngo ni intambara nyabaki zishingiye kuki. Kuko akenshi agiye tugiye kwiga ibintu gishanye cy'inyamaswa, ng'inyamaswa, ugasanga turi muri ibyo. Ntabwo ari bibi kubimenya, ariko nitumenye ngo ubundi umurongo wabyuvaho kajyahe. Kubera ikinyamaswa imeze itya, kubera igishanye cy'inyamaswa kimeze itya, kubera iki abana b'Imana bameze batya. Ni ukubera iki? Aka kantu nakantu koroshye, ariko ni ikintu gikomeye, kuko ucyumvise byagufasha kudatega umutego no kuyobywa n'inyigisho ziriho uyu munsi. Hari inyigisho nyinshi ziriho zivana abantu mukuri. Ababwira bati, we kwihutira kuvuga ngo ishusho y'inyamaswa cyararemwe, ntabwo Amerika yahinduye itegeko nshinga. Mu by'ukuri ko ntabwo twabona Amerika itoye referendum ngo ihindure itegeko nshinga, ariko se ubundi igishushanyo cy'inyamaswa kiza kubera iki? Kuko bashobora kutarihindura mu buryo bw'ibigaragara, bakarihindura mu bikorwa. Sibyo? Byaba byarahindutse ntabwo ryarahindutse. Bavuze ngo itegeko nshinga, reka tuvuge ngo ravuga ngo ntukibe. Sibyo? Mu itegeko nshinga. Ariko leta ikaba iri kwiba. Itegeko nshinga ryahindutse ryari ritahindutse. Muri make hari ibintu byinshi twe tugomba kureba, kandi icyo gihe kurivana no mu nyandiko babyoroshye, kuko abakogombye kurishyigikira nibo riri kugonga. Ubwo kurivana mu bigeze gute? Biroroshye. Sinangombwa kujya baje kubagisha inama. Bo bazareba ikene bari byo bagira gute bakora. Ntabwo ibyo tugiye kureba, ahubwo twe tugiye kureba ngo ibi bintu turiho kubona uyu munsi biravahe bikajyayo. Ubundi intambara tuvuga ngo hagati y'icyiza n'ikibi, ni intambara hagati y'icyiza n'ikibi gute? Kuko iyo tuvuga ngo intambara hagati y'icyiza n'ikibi, aba ari intambara hagati y'umuntu urwana n'undi. Hakaba ari imyitozo ku ruhande rumwe, hariho n'umwitozo ku rundi. Aha. None ubwo iyi ntambara hagati y'icyiza n'ikibi iri kurwanwa ite? Yatangiye ite? Igomba gusoza ite? Kuko mu ntambara haba harimo ukubita n'ukubitwa. Hariho utsinda n'ugira gute n'utsindwa. Ibyo ni amategeko y'intambara. None uyu munsi mu by'Imana ho izi ntambara zimeze zite? Zigenda zite? Aka kantu nitukamenya, ndatekereza ko twatumenyeje ikintu gikomeye mu murongo w'ijambo ry'Imana. Ni umurongo ubundi twagomye ko twarasobanukiwe mbere yuko dusobanukirwa ibindi byose. Njya ngwanda kuganira n'abantu batizera, muzumve abo turi kumwe. Ntabwo najya kumubwira amategeko y'Imana ngo bishe isabato mu gihe dufite umwanya. Ntabwo ari byo by'ingenzi. Ahubwo namenye impamvu nyiri isabato bayica. Hari impamvu. Ikibazo ntabwo ko bica isabato. Murabyumva? Si igisubizo, ariko ikibazo si ukwica isabato. Ahubwo ikibazo ni ikintu gituma bagira gute bayica. Gitera. Ikintu cyabimuteye ni igiki? Icyo nicyo kibazo. Icyamuteye gukora nabi ni igiki? Ikintu cyo tugiye kuza kurebaho muri Bibiliya, tuva mu itangiye tugire mu Ibyahishuwe. Tubanze dusenge nanone nubwo abanje yadusabiye umugisha. Urakoze Mwami mwiza, Imana isumba byose. Akanya tugiye kwiga ijambo ryawe muri kiri ntekerezo zacu. Tugiye kwiga ibyo mu ijuru kandi turabo mu isi, twituriye mu isi y'ibyaha. Banza uduye kuba mu isi tutarabisi, kugira ngo ibyo bibonaho bifata. Tugire neza, udushoboze,
twari ibya byose twakoze mu izina rya Yesu. Amen. Amen. Iyo dusomye mu gitabo cy'Itangiriro igice cya mbere dusangaho amagambo avuga ngo mbere na mbere Imana yaremye ijuru n'iki? Imana yaremye ibintu bitunganye. Ndetse usomye na buri munsi ko byagendaga bikorwa ngo ibona ko ari byiza. Kurira buracyavaho umunsi runaka. Imana iremye ijuru n'isi. Ari byo mu ijuru ni byiza, ari n'ibyo mu isi ni nta cyaha kirimo. Nta muvumo urimo. Iyo dusomye Ezekiel igice cya 28 tubona amakuru atandukanye n'aya ngaya. Ezekiel igice cya kangahe? Tubona amakuru atandukanye n'ari mu Itangiriro. Mu gice cya 28 cya Ezekiel ku murongo wa 11 tubona Satani ari we Luciferi mu ijuru mu kerubi utwikira atangira indi gahunda. Atangiza undi murongo. Atangiza iki? Hari umurongo wo gukiranuka ariko mu ijuru habonetseyo ikindi kintu cyo guhindura ibyari biriho. Umurongo turabumvise. Guhindura ibyari bigize gute? Byari biriho. Ezekiel 28:11. Amagambo arahari avuga uburyo uyu mwami w'itiro geranye na Satani yari umuntu mwiza. Yari ikiremwa cyiza. Gitunganye. Gifite imico ize gute? Itunganye. Afite ubuhanga bwo kubaza amashako n'iki? N'imyirongi. Nk'umuririmbyi. Yari marayika ukuriye abandi bamarayika mu ijuru. Kuko yari umukerubi utwikira mu b'imbere kandi abakerubi icyo bashinzwe no kurinda ubutungane bw'iki? Bw'Imana. Ubutungane bw'Imana ni amategeko. Niyo mpamvu igihe Mose yabwirwa kurema ubuturo bwera yabwiye kuremwa abakerubi bafatanije amababa bagatwikira iki? Isanduku y'ihongerero. Hariho intebe nanone isanduku y'isezerano harimo n'intebe y'ihongerero. Batwikira ubwiza bw'iki? Bw'Imana. Ndetse igihe Imana yaza kwigaragariza muri Isirayeli inyuze mu buturo bwera ubwiza bw'Imana bwagaragariraga hagati y'abakerubi kuri Shekina yera. Nyine Shekina yera yagaragaraga ngaho ku isanduku y'isezerano. Satani rero yari umwe mu bantu bashinzwe kurinda ubwo butungane bw'Imana. Kurinda amategeko y'Imana. Hanyuma dusoma yuko yari afite ubuhanga bwo kubaza amashako n'iki? N'imyironyi. Andi tuzi ko abamarayika bashinzwe igitaramo mu ijuru ni abaserafi. Ubwo rero bakoraga bashingiye ku buhanga bwa Luciferi. Abakerubi ni abantu bashinzwe kurinda n'abarinzi. Abakurinda ubutungane bw'Imana. Niyo mpamvu na Luciferi ni umwe mu bakerubi. We yarashinzwe gutwikira. Abaserafi rero bashinzwe kuramya, guhimbaza. Nubwo nabandi bafatanya ariko nibo bishinzwe nka korali. Ariko turasoma muri uyu murongo ngo ku murongo wa 16 ku murongo yahubwo ku murongo wa 13 umurongo wa 13 b yawo haranditse ngo ubuhanga. Reka dusome Dore ku murongo wa 13 wose. Wahoze muri Edeni yango by'Imana mu ijuru ubwo umwambaro wawe ari ibuye ryose ry'igiciro cyinshi, Odemu na Pitida na Haramu na Tarushishi na Sohamu na Yasipi na Safiro na Nofekina na Bareketi n'izahabu. Ubuhanga bwo kubaza amashako n'imyirongi bwari iwawe. Mu munsi waremwemo byose byari biringaniye. Urumva ko yari umukerubi utwikira wegereye Imana kandi yarashinzwe kubaza amashako cyangwa se yari afite ubuhanga bwo kubaza amashako n'iki? N'imyirongi. Ibikoresho bya muzika byakorwaga nande? Na Satani. Uzumva benshi bavuga bati Satani yari afite waririmbaga amajwi 12. Sinzi aho babisomye ariko mu by'ukuri koko yari umuhanga mu muziki. Muri muzika yari umuhanga ukomeye. Urumva yari umumarayika mukuru kurenza abandi. Haba mu bakerubi, haba mu baserafi. Hose yari ari imbere. Ni watangaga gahunda. Ariko hagiye kuboneka undi murongo uturutse muri ubwo buhanga bwe n'ubwo bwiza bwe. Ku murongo wa 16 haranditse ngo wuzuye urugomo ruzanwe n'ubugenza bwawe bwinshi bugutera gucumura. Nicyo cyatumye nkurukana nk'uwanduye nkagukura ku musozi w'Imana. Narakurimbuye wa mukerubi utwikira we, gukura hagati y'amabuye yaka umuriro. Ubwiza bwawe nibwo bwateye umutima wawe kwishyira hejuru. Kubengerana kwawe niko kwakononye ubwenge bwawe. Nakujukunye hasi gutangariza imbere y'abami kugira ngo bakwitegereze. Baravuze ngo imirongo iratubwiye ngo uyu Luciferi bitewe n'ubwiza bwe byamuteye kugira urugomo rwazanywe n'ubugenza bwe. Rumvikanye? Bitewe no kwireba akabona ni mwiza
yagize urugomo ruzanywe n'ubugenza bwe. Ubugenza ni iki? Bamwe twanigeze kuganiraho, kugenzura akantu kose. Icyo Satani yakoraga kwari ukugenzura ibikorwa, akareba icyubahiro gihabwa abari mu ijuru, akareba kuryo abamarayika bakora, ndetse n'ibyo akagenzura bigomba gukora. Abigiriramo rero urugomo. Yagomeye nde? Katujye muri Yesaya igice cya 14 turebe ngo yagomeye nde, ese niki cyamuteye kugoma. Urugomo ruzanywe n'ubugenza bwe biturutse ku bwiza byari bishingiye kuki? Yesaya 14 murongo wa 12. Wa nyenyeri yo mu ruturuturu we, mwana w'umuseke, kuvuye mu ijuru ukagwa, waneshaga amahanga kuba guciye bakakugeza ku butaka, waribwira guti nzazamuka njye mu ijuru, nkuze intebe yanjye y'ubwami isumba inyenyeri z'Imana, kandi uti nzicara ku musozi w'iteraniro mu ruhande rw'impera y'ikasikazi, nzazamuka ndenge aho ibicu bigarukira, nzaba nk'isumba byose. Nzaba nk'iki? Ngiki kibazo cyangwa se ngiki ikinyuranyo cy'ibya biri mu ijuru. Satani yashatse kumera nk'iki? Nk'Imana. Nzaba nk'isumba byose, nzagira ubutware nk'ubwisumba byose, nzakuza intebe yanjye y'ubwami irengaho ibicu bigira gute? Nzaba umwami, nzategeka, nzaba nk'isumba byose. Iyo dusomye muri Bibiliya dusanga hari umuntu umwe gusa, cyangwa se yego umuntu umwe gusa usa n'isumba byose, imfura mu byaremwe. Abakolosayi 1:15. Hari umwe gusa usa n'Imana, cyangwa se yego umeze nk'Imana, ufite ubutware nk'ubw'Imana. Murabyumva? Umwe ufite ubutware nk'ubw'iki? Nk'ubw'Imana. Abakolosayi 1:15. Ni umwe gusa ufite ubutware nk'ubw'Imana, usa nayo, uteye nkayo, uteye nk'Imana, utekereza nk'Imana, ufite icyubahiro nk'icy'Imana. Mu 15 haranditse ngo ni nawe shusho y'Imana itaboneka, niwe mfura mu byaremwe byose, kuko muri we arimo byose byaremewe, ari ibyo mu ijuru cyangwa ibyo mu isi, iboneka n'ibitaboneka, intebe z'ubwami n'ubwami bwose n'ubutware bwose n'ubushobozi bwose, niwe wabiremye byose, kandi rero ni nawe byaremewe. Niwe byagize gute? Ni Yesu umukiza wacu, niwe muremyi wa byose. Nako umutwe amagambo uvuga ngo ngaho, uwo ni Yesu, niwe mfura mu byaremwe, kandi ibyaremwe byose niwe bikesha kubaho. Uyu niwe umeze nk'Imana, nk'isumba byose, niwe ufite ubutware nk'ubwasi. Ni nawe abami bose bo mu isi bagomba gupfukamira, kandi amoko yose mu isi amenye ko Kristo ari Uwiteka. Uyu wenyine ni umeze nk'isumba. Nimusomye umurongo wa 12 wa 13 muri Yesaya 14, ntabwo Satani avuga ngo nzica Imana mbi Imana. Oya, aravuga ngo nzaba nki. Ubwo ni umwanya wenda ashaka, ni umwanya w'umuntu umeze nk'Imana. Muri kubyumva? Ashaka umwanya w'umeze nk'Imana. Wari umeze nk'Imana n'umwe, ufite icyubahiro nk'icy'Imana n'umwe, ni Yesu Kristo. Satani arashaka icyo cyubahiro. Ubwo ninde yagenzaga? Ni Yesu Kristo. Byumva abantu bivuga ko Satani yagenzuraga icyubahiro abamarayika baha Kristo, akumva mugiriye ishyari. Kumva mugiriye iki? Akumva icyo cyubahiro niwe bakagombye kuba bagiha, bitewe n'ubwiza agize gute. Mbese uyu munsi dufite abantu bashaka guhabwa ibyubahiro by'abandi, bari gukora mu mwanya wa Satani. Ninjye wakoze biriya, ninjye narije. Satani narije niwe wa mbere yabonetsemo, itewe n'ubwiza bwe. Ninjye bira bakombye kuba mbikoze, ninjye bari abantu bagombye kuba pfukamiye, ninjye wakagombye kuba umeze gutya, ninjye. Ibyavuye muri nde? Muri Satani. Yahise atangiza urugamba kuri Kristo. Iyo dusomye muri Daniel igice cya 12 tubona Yesu mu ijuru yitwa Mikayeli. Mika usa, Eli Imana, usa n'Imana. Uyu rero niwe Satani yagabyeho iki? Igitero. Buriya reka tubyumve neza, kugaba igitero kuri Kristo n'ukugaba igitero ku Mana, kuko uwo Kristo asa nande?
ariko mu buryo bugaragarira amaso. Ubwo numva ngo mu butabera nyine bw'ibintu bigaragara, twirinze kujya mu by'umwuka. Ni Satani ugaba igitero kuri Kristo ubwe. Nubwo muri make Satani abagabye igitero ku bwami bw'Imana. Imana yo yashimye ko ibintu bigenda gutyo. Ariko mu rwo bwami bw'Imana umuntu hanzweho amaso na Satani ni Yesu, Mikayeli. Ni ikibazo kiri. Umuntu Satani agabye igitero ni Mikayeli, usa n'Imana. Ibi murabyumvise? Ntabwo gufata amakuru nk'ikinyamakuru. Tubyumve mu buryo burenze y'inyandiko. Ugabweho igitero ni Kristo, ukasa n'iki? Imana. None tujye gusoma mu Tangiriro igice cya mbere umurongo wa 36 turebe ngo twaremwe dute. Umurongo wa 26 na 36 haranditse ngo Imana yavuga iti turebe umuntu agira ishusho yacu ase natwe. Batwara amafi yo mu nyanja niyo n'ibisiga byo mu kirere n'amatungo n'isi yose n'igikururuka hasi cyose. Imana ire mu muntu ngagira ishusho yayo, afite ishusho y'Imana niko yamuremye. Ishusho y'iki? Imana. Haya twabonye ishusho y'Imana arinde. Abakoloseri 1:15. Muri kwita mu byibagirwa ubu bintu turiga kari byinshi mugabo muri kubyibagirwa bikiri bigufi. Ni nawe ishusho y'Imana itaboneka. Niwe mfura mu byaremwe byose. Ubwo umuntu yaremanywe ishusho yande y'Imana, ubwo yaremwe atuwemo nande na Kristo. Ubwo umuntu yaremwe Kristo ari muri we. Turabyumvise? Uyu muntu yaremwe Kristo ari he? Niyo mpamvu yakoraga ibyo Imana ishaka. Niyo mpamvu ibarezaga amategeko bigakunda. Kuko Kristo yari hehe? Yari muri we. Kuko ni ishusho y'iki? Igikorwa cyose na Kristo ni ishusho y'iki Imana akagize gute? Yagakoze. Ishusho y'Imana. Kandi ishusho y'Imana Satani arayanga. Aragira gute? Arayanga. Twisubirire mu ijuru. Turacyari muri Ezekiyeli 28. Satani amaze gucumura, amaze gushaka kugomera Imana. Isomo riravuze ngo umurongo wa 17 nakujugunye hasi ngutangaza imbere y'iki? Y'abami ngo bakwitegereze. Abahe bami? Abari hasi ni ibiremwa by'Imana. Birimo ishusho yande? Bagomba kureba Satani bakamucira urubanza. Bakareba imirimo ya Satani itandukanye n'imirimo y'Imana agacirwa iki? Urubanza. Kwitegereza bitandukanye no kureba. Nuko kwitegereza nyine kunota akantu kose gakoze. Kwitegereza ukareba yambaye gutya ameze gutya. Ariko se byagenze gute mu ijuru kugira ngo acibwe mu ijuru ashyirwe mu isi? Ibyahishuwe 12 umurongo wa 7 bitubwira neza. Tubwira uburyo byagenze. Habaye intambara. Ndetse ni intambara koko iri hagati ya Kristo nande? Usa n'Imana na Satani ushaka uwo mwanya wo kuba nk'isumba byose. Mwijuru haba intambara, Mikayeli n'abamarika be batabarira kurwanya cya kiyoka. Ikiyoka kirwana n'abamarika bacyo ntibanesha. Kandi mwijuru habo ntabakiboneka. Cya kiyoka kinini kiracibwa, aricyo yanzoka ya kera yitwa umwanzi na Satani. Aricyo kiyobya bari mu isi bose, nuko kijugunywa mu isi, abamarika bacyo bajugunywa nacyo. Kijugunywa hehe? Abamarika bacyo bajugunywa na Satani. Mwijuru yararwanye. Yabanje yayobya abandi bamarayika. Abereke ko ubutungane bw'Imana budashoboka. Ibintu byo kuba amategeko yarashinzwe kurinda. Ari ibintu by'amananiza. Ahubwo ko bakeneye umudendezo. Nta rubi bagomba guhabwa, akeneye iki? Umudendezo. Wo kudakurikiza Imana yavuze. Kuko ikimana yavuze nicyo yarashinzwe kurinda. Kino bintu ndi kurinda ntago bishoboka. Bishoboka ko twabyubahiriza. Maze abamarayika bamwe 1/3 kiramukurikira. Cyanditswe mu Ibyahishuwe 12 aho turi gusoma. 1/3 cy'inyenyeri kirya gute? Kimujya inyuma. Maze bashaka urugamba kuri Kristo ngo bamwivugane. Hanyuma Satani abone wa mwanya kuba nk'iki? Nk'isumba byose. Iyi ntambara yari intambara ikomeye. Nubwo batatu ibikoresho bakoresheje za bomba atomike, bakoresheje iki ntabyo tuzi. Icyo tuzi ko hakozwe intambara igize gute? Ikomeye. Satani akirukanwa hehe? Ntabwo ashaka kuva mu ijuru. Yahazi ko icyubahiro cye kigomba kiri hehe? Mu ijuru. Birangize bamuca hehe? Mu ijuru, bamunaga ku isi. Ku isi aho yageze yasanze umuntu. Ubwo dusubiye inyuma murumva urugamba ruri hagati yande nande? Ya Kristo nande? Ubwo rugamba rushingiye kuki? Kukuba Imana hari ibyo yubatse
ariko na Satani ari ibyo ashaka kubaka nk'ikiganano cy'iby'Imana ariko bidakwiriye. Nawe ashaka kuba nk'isumba byose ngo Kristo ariko mu buryo butaborije iki gahunda y'ijuru. Icyo cyo Satani ashaka gukora. Ageze mu isi rero asanga ikiremwa cyaremwe mu ishusho y'iki y'Imana kibabwamo na Kristo, kandi ahantu hose hari Kristo Satani arahashaka. Ahantu hose hari Kristo Satani agira gute? Arahashaka. Ashaka kwakira ya ntebe ye mu ijuru, yashaka gushyira mu intebe ye ngavaneho Kristo, birananiranye. Ageze mu isi ashatse gushyiraho intebe ye, ari intebe yande ya Kristo. Sinibwo turi kumva ukuntu Satani atwanga. Ahari intebe ya Kristo hose Satani araharwanya. Ahariho hose hari utware bwande bwa Kristo usa n'Imana, uwo mwanya Satani arawushaka uko byamera kose. Niyo mpamvu yaje agasanga umuntu uri mu ishusho ya Kristo akavuga ati uyu niwe nani kurwanya mu ijuru kurimo, ngomba no kurwanira hano ku isi nkatsinda. Mu ijuru aransinze ariko hano ku isi yongeye gutsinda. Nirukane muri wowe ninjiremo nanjye ntegeke. Murumva? Twongeye tubyumve neza. Aha hantu dushaka rero dutahira twahumvise. Umuntu kugira ngo agire ibyo akora bizima bitunganye nuko yarababwamo n'ishusho y'Imana ari Yesu Kristo umutera kweza amategeko y'iki? Kandi ayo mategeko y'Imana Satani arayanga. Ntabwo ayashaka kuko atuma ubutware bw'Imana nyine buhabwa agaciro. Niyo mpamvu ashaka ko umuntu agira ishusho ya Satani. Icyuriza amategeko y'iki? Ariko Satani we akaba aratsinze kuko azabonye ubutware. Turi kubijyanamo azabonye ubutware. Niyo mpamvu yashutse umuntu, ndetse mu kumushuka tugende gusoma mutangira igice cya gatatu wumva uko byagenda. Ari niyo mpamvu dukeneye kubyarwa bwa kabiri. Benshi batajya bumva n'impamvu yabyo bakagira ngo bazabyikorera, ngo turaje kubirebaho mu kanya. 3:13 umurongo wa 6 reka dusome amaze gukora icyaha. Satani yaraje asanga umuntu ashyizwe muri Edeni. Hehe, tukuvuga tukwiga Bibiliya tugeze mu gice cya kabiri kitangiriro, ariko turagenda tuyiga gutyo. Aha ngaha muri Edeni bashyizwe harimo ibiti byinshi bagombaga kurya bikabanezeza, byinshi cyane. Harimo n'ibindi biti bibiri by'umwihariko, igiti cy'ubugingo n'igiti kimenyekanisha icyiza n'iki. Igiti kimenyekanisha icyiza n'ikibi rwa rugero rw'ubuyoboke bwa Adamu ndetse na Eva. Urugero rw'ubuyoboke ntabwo cyari ikigeragezo, rwa rugero rw'iki rw'ubuyoboke. Ni igiti Imana yavuze iti iki giti rero Adamu ni ukugira ngo ujye umenya ko njye wakuremye, ntuzakiryeho, ujye yuka ko ndi umuremyi wawe. Muzakiryeho uzamusuzuge no gupfa uzajya gutema uzapfa. Adamu yarabyubahirije, ariko Satani aje aravuga ati kuko nanga ubutware bw'ijuru, nanga ubutabera bw'Imana bushingiye ku mategeko. Ikintu cya mbere Satani yakoze ni gusenya itegeko ry'Imana mbere yuko yikana Kristo. Kuko Kristo ahari ubutabera bw'Imana cyangwa se ubutungane bw'Imana buragaragara. Kubahiriza iki? Amategeko. Kugira Satani abanze yinjiye muri Adamu, yabanje yakora ikintu gikomeye cyane, gusenya amategeko y'iki? Kuyagoreka no kuyasenya burundu. Nukuri koko harya Imana yabwiye ngo ntimuzarye ku giti kingana iki? Ku giti cyose. Aragoretse ntabwo agoretse? Aragoretse. Hoya ibiti byo Eva ku murongo wa 2 umugore arisubiza ati imbuto z'ibiti byo muri ingobyi twemerwa kuzirya keretse imbuto z'igiti kiri hagati y'ingobyi nizo Uwiteka nizo Imana yatubwiye iti ntimuzazirye muzazikore mutazapfa. Icyo Satani yashakaga bwa mbere kwari ugusenya amategeko y'Imana, noneho bikamushoboza kugirana ikiganiro cyangwa se kujyana umushyikirano na wa muntu uri mu ishusho y'iki? Ngare urya shusho y'Imana yayivanamo akimikamo indi. Ibyo birakunze. Satani yigisha amabanga y'ibyaremwe byose, paje 113 intambara ikomeye, yigisha amabanga y'ibyaremwe bityo rero kwinjira mu nzoka byaramworoheye. Ahinjamo inzoka iravuga, ibyo arabishoboye. Ahinjiyemo ritangiye kuvuga, Eva avugana nayo. Nyamara icyo Satani yashakaga ntabwo ashaka kuvugana na Eva nka Eva. Tiye tubyumva neza uyu murongo. Murabyumva? Ntabwo ashaka kuvugana na Eva nka Eva cyangwa se nka Adamu nka Adamu. Yashaka kuvugana cyangwa se kwirukana
ubutabera bw'Imana, ishusho y'Imana ibarimo. Ni nko kuvuga ngo umuntu ugiye kurandura igishitsi abanza yatazura, hari umuzi hose akawuca. Yari gutazura hariya ntabwo ari gushaka igishitsi aba ari kukibona aho kiri, sibyo? Iyo agiye gushaka rero uwo muzi, nubwo utabona ko ari igishitsi ari gushaka, nicyo ashaka kurandura neza, kunyura hirya. Igishitsi umuntu ashobora kukirimburira muri metero ebyiri. Metero zingahe? Ebyiri. Ukajya hirya yacyo kuryo wakone yabona udafite n'ubwenge. Igishitsi kari gikiriya ukujya hirya gushaka yiki. Ariko nibwo bwenge. Niko Satani yabikoze ku biremwa Imana yaremye. Hanyuma Satani araje yerekanye yuko amategeko y'Imana adakwiriye. Amategeko y'Imana ntabwo mwayashobora. Imana yarababeshye. Izi ko umunsi mwakiriho muzamera nk'iki? Ninde ashaka kumera nk'Imana mu ijuru? Ni Satani. Niwe ashaka kumera nkayo. Nzaba nk'isumba. Iki cyifuzo yari afite mu ijuru yahise akizana mu muntu. Muzi impamvu? Imana ishaka kugira ngo ibiremwa biyubahe. Ibiremwa biyubahe cyangwa se abantu bayubahe bitewe n'uko ubushake bw'Imana buri muri bo. Nzandika amategeko yanjye mu mitima, nzabaha umwuka wera. Imana ishaka kugira ngo tuyubahe bishingiye ku ubushake bw'Imana buri muri twebwe. Satani nawe nibyo ashaka. Ashaka kugira ngo Imana tuyisuzugure bitutse ku ubushake bwa Satani buri muri he? Buri muri twebwe. Mumva ukuntu bimeze? Imana ishaka kugira tuyubahe bishingiye ku ubushake bw'Imana igomba kuba buri muri twebwe. Na Satani ashaka kugira dusugure Imana bitutse ku ubushake bwa Satani buri muri hehe? Muri twebwe. Ngo nukuvuga ngo aho bwami bugomba kwimikwa ni mu mitima y'abantu. Aho kubaha Imana bishingiye bituruka ku bushake. Niyo mpamvu Satani ikintu cya mbere yabanje yimika ni ubushake bwe. Yabanje yimika ubushake bwe mu mutima wande wa Eva. Kuko umunsi mwaziyo muzamera nk'Imana, muzaba nk'isumba byose. Eva yumva ibyo bintu ni ibintu bidasanzwe. Ahita yirukana ubushake bw'Imana muri we. Ubundi Satani ntabwo ari buza ngo ahite apushe yirukana ikintu ngazane nk'ingumu cyangwa se ahite yirukana ibitekerezo byawe. Oya, watega umutego hanyuma ukawugwamo wowe nawe ubwawe, kuko abantu bazarimbukana ntabwo bazarimbukira Satani, bazirimbukira. Ndetse na Satani ntabwo azarimbukira abantu bazirimbukira. Impamvu nuko ntacyo Satani yakora ngo yirukane ibitekerezo byawe utabigizemo uruhare. Eva yagomba guhagarara ku bitekerezo bizima, ariko nawe yese yumva icyo cyifuzo cya Satani gifite ishingiro. Aravuga ati kumera nk'Imana, nzaba nk'isumba byose koko. Reka njyeho nzaba nk'iki? Nk'isumba byose. Eva aryaho. Kuko rero Imana itabangikanwa n'ikibi, akiryaho ishusho y'Imana yahise igenda, ahita yambaye ishusho ya Satani. Mwumva ukuntu twambaye kamere? Ishusho y'Imana yahise igenda ku kanya. Ishusho yo gukora ibyiza yahise igenda, hahita haza ishusho yo gukora iki? Ibibi. Sinzi mba tubyumva. Haza ishusho yo gukora ibyaha. Bamaze kwikora byagenze gute? Ngo babona ko bambaye iki? Ubusa. Babonye ko bambaye ubusa. Bari bambaye ubundi iki? Bambaye ubwiza bw'Imana. Ubwiza bw'Imana ninde? Niyo mpamvu mu Byahishuwe igice cya 3 tubwirwa kugura umwenda. Bambaye gucyanuka kwa Kristo. Aba bantu bakimara kwamburwa ubu bwiza bwa Kristo, bagasigara ari abanyabyaha, bagasigara ari kugengwa na kamere y'icyaha. Kamere ko mwumvishano yaturutse, kandi ibintu mwe kubyumva nta kintu muzumva, kuko abani batwebwe tugomba guhinduka abandi. Kamere y'icyaha ni ibyifuzo bya Satani byo kumera nk'Imana. Niyo mpamvu umuntu yifuza gukora ibyo Imana itakoze, ibyo Imana itavuze, kugira ngo abe nk'utegeka Imana, abe nk'isumba byose. Isumba byose nitekereza ikintu ikagikora, nawe ugishije iki? Inama. Niko Satani nawe ashaka kumera. Namwe mutekereza ibintu bidahuye n'ubutware bw'Imana, namwe mwibera abami, mwitegeke, mwiyobore. Nta mpamvu umudendezo wo gukora iki? Ibyo umuntu ashaka by'ibyaha. Niyo Satani ashaka kuzanira abantu. Ahangaha rero Satani amaze kwimika iyi kamere mu muntu yo kurwanya Imana, kamere yo kurwanya ubutungane bw'Imana, kamere yo kuba umwami. Nzaba nk'isumba byose, kwiyemera, ngewe ndakaze, ndarenze.
nguko uko umuntu yahise ahinduka kamere. Imana ntabwo yadutereranye. Yesu ntabwo yashatse kugira ngo Satani amutsinde, kuko n'urugamba hagati ye nawe, n'urugamba hagati ya Kristo na Satani. Yesu avuga ati uriya muntu nubwo akoze icyaha nzapfa mu cyimbo cye kugira ngo wemere amaraso yanjye abeho iteka ryose, naho njye napfa by'iteka ryose. Ariko Satani atansinze. Murabyumva? Ni intambara hagati ya Kristo nande. Yesu yavuze ati Satani byumve, aho kugira ngo utware bw'Imana ubunyage, ugaragaza ko Imana ari fake, nge ndembera mfe uriya muntu arokoke. Uriya muntu agira gute? Mu rw'urupfu Yesu yashatse gupfa, nta rwarundi rw'iminsi 3 oya, yashatse gupfa urupfu rw'iteka. Muzi impamvu urupfu rw'iteka ryose ari ngombwa? Ko muri kurangara cyane. Muzi impamvu urupfu rw'iteka ryose ari ngombwa? Nuko nyine icyaha kigomba kuva by'iteka hagasigara ubutungane iteka ryose. Kuko na mbere hari ubutungane gusa. Mbere na mbere Imana yaje mu ijuru niki? Bitunganye. Rero ibyo ngibyo bigomba kuba ari byo bigomba kuzahora iteka ryose. Bityo rero hagomba kuboneka igisubizo cyabyo. Icyo gisubizo ni urupfu ku cyaha. Igisubizo cy'iteka ryose kugira ngo ubutungane bw'Imana buboneke by'iteka ryose ni urupfu ku cyaha kigapfa by'iteka. Niyo mpamvu Yesu yemeye gupfa iteka ryose. Yavuze ati ndemera gupfa iteka ryose, ariko umuntu ataba mu butware bwa Satani, uriya muntu murokore. Byarashobokaga ko ijuru ryavuga riti Satani n'abantu bose bahite bagira gute? Baveho. Nubundi bikaba by'iteka ryose, ubutungane bukaboneka by'iteka. Ariko habonetse urukundo Imana ikunda ibiremwa byayo. Niyo mpamvu twatangije amagambo avuga ngo turayikunda ko ari banje kujya gute? Habonetse urukundo. Uriya rukundo nta kintu twarugura. Ubundi ubutungane bw'Imana kwari kuvanaho ibizira. Ariko Yesu avuga ati, Imana avuga iti uriya muntu naramuremye, uriya muntu ni ishusho yanjye, nta kuntu yarimbukana n'umwanzi wanjye. Murumva? Imana agashaka kugira ngo turimbukane na Satani. Satani yo maherezo azajya gute? Ariko Imana agashaka kugira ngo turimbukane na Satani. Oya. Imana avuga iti umuntu namuremye mu ishusho yanjye, umuntu ndamukunda, we ngomba kumurokora. Sinzi bya n'ibintu turi kucyumva. Gusa turi kucyumva. Imana yaravuze iti uyu muntu yagomba kuba by'iteka amhesha icyubahiro, akora ibyo nishimira. Satani ati uyu muntu ngo agomba kuzamutware bwanjye agakora ibyo kukugomera iteka ryose. Imana itoya uyu muntu aho kugira ngo Satani amutsindire maze arimbukane nawe, ngewe ndemera kurimbuka mu cyimbo cy'uriya muntu. Murumva ubutungane? Ni urukundo urwo ngurwo. Ndemera kurimbuka mu cyimbo cy'uriya muntu, Satani azarimbuke ku giti cye nk'umunyabyaha. Ndemera kwishyura ibyo uriya muntu yakoze. Ndemera kujya gute? Kubyishyura. Ibyo uriya muntu yangije ndemera kubyishyura. Ariko atazarimbukana na Satani. Kuko niwe ugomba gucira Satani urubanza. Niwe ugomba gucira Satani urubanza bikagaragara ko adakiranuka. Bityo rero ngomba kugaruka muri uriya muntu, kongera kujya kwimika mu bwami, maze Satani akagaragara nk'igicibwa. Ngaho ibyitwa ku byago bwa kabiri bivukira. Ibyo bintu ndabigiramo imbaraga. Uko umuntu ishusho y'Imana yamugiye amatabigize mu ruhare, nta n'ikimenyetso yasabye, niko no kujya Kristo agaruke muri twebwe, nta bindi bintu bigomba kujya. Satani ibyo ntabwo yabikunda rero, nawe arabirwanya. Kugira ishusho y'Imana itaza, nawe arema intambara. Azi neza ko ishusho y'Imana ari ubutungane, narwana urwo rugamba kujya bidashoboka. Arwana urugamba kujya ibyo bintu bitemera abantu bakamucika. Niyo mpamvu Yesu atangiza undi murongo nawe uyoboka Imana. Satani atangije umurongo w'iki? Uyoboka Imana. Uyoboka Imana ripfuye byo kurwanya iyoboka Imana ry'Imana. Yatangiriye kwa Kayini. Ntago ari byejo muri, ntago ari ubupapa bwaritangiranye ejo bubu. Ahubwo yatangiranye kwande? Kwa Kayini. Kwa Kayini byagenze bite? Itangiriro igice cya 4. Tangira igice cya 4. Ibyerekeye Kayini na Abeli. Aba bavutse nyuma yuko se na nyina bagira gute? Bacumo. Bavukiye hanze ya Edeni. Hanze y'ubutungane. Ubundi Edeni ni ubutungane. Bavukiye hanze y'ubutungane rero. Bavukiye mu ki?
mu byaha, bavukiye muri kamere. Iyihe kamere? Ikihe cyaha? Ntabwo tubyumva twe abantu bavukana kamere, ko kamere ntabwo ivugwa. Kamere yo kumera nk'Imana binyuze mu kwica amategeko. Murumva kamere abantu bavukana ni kamere yo kumera nk'Imana. Uti singiye ko numvaga ntashaka kumera nk'Imana, ushaka kumera nkayo, niyo mpamvu ukora ibyo yanga. Ushaka kwiyobora atarakasha ntawe utabikora, nyine ubwo uri kwiremera ubwami. Niyo kamere Satani yimitse muki mu bantu. Ko munota wa mbere muzaba nk'isumba byose. Niyo kamere abantu bavukana. Ni kamere yo kunenga ibyo Imana yavuze ugashyiraho ibyawe. Murumva ukuntu abantu bameze? Kamere yo kunenga ibyo Imana yavuze ugashyiraho. Kayini na Abeli bavukiye muri yo kamere. Icyo akora, icyo gihe bavutse Imana yaratanze igisubizo cy'iyo kamere. Imana yaravuze ngo dore mbereka akamenyetso gatoya kazatuma muva muri yo kamere. Nimwemera mukavugira ibyaha byanyu byose byo kungomera hejuru y'umutwe w'intama, mukayisogota, mukayitamba, nzimura ibiri mu ntekerezo zanyu nshemwe ibindi. Murumva uwo murimo? Ni umurimo w'umuntu utanasobanura ukuntu Imana yabikoraga. Kwica intama, Imana igahindura ibiri mu mutima. Byari ibyo Imana yavuze ko izakora, kuko ni Imana nyine. Ko hari ukwica intama ikakora ibya ikaza kwimika muri wowe umutima wo kuyuba. Imana yabisezeraniye nde? Adamu na Eva, babyigisha urubyaro bwabo. Yakoze bano babyeyi ndabakunda cyane, bigisha abana babo gukiranuka. Bakoze umurimo Imana ishaka. Kuko wakimara kubona ko hari intambara hagati y'icyiza n'ikibi, abana babyaye bababwiye ati twaratewe, twarinjiriwe, muvukana kamere mbi. Icyo akora hari ushaka kuyihindura, nimujya mutamba igitambo kiva amaraso. Uwiteka yasezeranye kubahindura iki? Kamere, akagaruka gutura muri mwebwe. Kayini arabyumva na Abeli arabyumva. Bombi bakira ikigomba kubagaruramo ishusho y'iki? Y'ubutungane. Kayini mu murimo we yari umuhinzi, Abeli ari umworozi. Mu gihe cyo gutamba muzaba nk'isumba byose, biza muri Kayini. Ariko ubu ni ngombwa kujya gutamba igitambo kiva amaraso. Imana yo ntizi ko ndi umuhinzi ndatamba amakaroti n'amashu. Imana nayo ibibone. Gukora igisa nk'ikimana yavuze ako mu buryo bupfuye. Imana yavuze gutamba ikiva iki? Oya, Kayini nawe yubatse igitambiro mu buryo bwemewe. Uko bakaga igitambiro n'amabuye ameze neza byacyubatse gutyo. Yashatse inkwi zemewe ku gicaniro. Yafashe n'umwanya mwiza wo gutamba, akaza igitambo kitari. Icyo Satani ari gukora muri Kayini niki? Nzaba nk'isumba byo. Naye nashyiraho uburyo bw'igitambo kandi bukemera. Abantu bakabutamba bigashoboka. Ubwo abantu ahita aboneka imigabane ibiri inyuranye. Imigabane ingahe? Igize gute? Haboneka umugabane wa Kayini ushaka gutamba binyanyije n'iko ijambo ry'Imana ryagize gute? Haboneka n'umugabane wa Abeli ushaka gutamba uko ijambo ry'Imana ryagize gute? Aho hagati hari intambara. Hagati y'abo bantu bombi agomba guhita urugamba. Umutware wemeye kuyoboka azagukoresha kurwanya undi mutware. Impamvu nuko Satani ashaka intebe yande ya Kristo. Akani bari twakumvaga neza. Ubwo Kayini aratambye biranga, kuko ari we mukuru nagomba kubanza gutamba nk'imfura. Biranga ntibyakunda. Abeli nawe aratamba, igitambo cye kiremerwa. Kayini ngo biramubabaza. Aya magambo yo yasomye birantangaza cyane. Nuko aranditse ngo murongo wa 4, na Abeli, igice cya 4 itangiriro murongo wa 4. Na Abeli azana kuburiza bw'umukumbi we no ku rugimbu rwawo. Uwiteka yita kuri Abeli no kwituro rye, maze nihita kuri Kayini n'ituro rye. Kayini ararakara cyane, agaragaza umubabaro. Uwiteka abaza Kayini ati, niki kikurakaje? Niki gitumye ugaragaza umubabaro? Nukora ibyiza ntuzemerwa, ariko nudakora ibyiza ibyaha gitugatugira ku rugi, kandi ni wowe byifuza, ariko ukuriye kubitegeka. Kayini abibwira Abeli murumuna we, abibwira biratangaje. Aya magambo arantangaza cyane. Iyo umuntu akoze ikinyanyije n'ijambo ry'Imana, Imana ihitiza.
kukabona umusaruro wacyo utari mwiza, Imana itiza ati nukore byiza ntuzemerwa. Iyo ukora neza ibi byari kukubaho. Uyu mutima Imana arawusezeranya ko ugomba guhituza, kukwereka yuko iyo nzira wayobotse utayoboka wari kumeze neza. Aho benshi bahita biyahura. Uyu mutima wageze kuri Yuda, umutima wageze kuri Petero, kuri buri muntu wese ukoze icyaha, uyu mutima uraza akubona rinde mu biki koko, ubu nisize icyasha kubera iki. Uyu mutima ugira gute? Uraza. Igituma tutumva ibintu by'Imana ko tubihera hagati. Tubihera hehe? Niyo mpamvu n'inyigisho zituyobya tukayoba, ko twabihereye hehe tukagendana nabyo. Ariko uyu mutima ugushinja icyaha, uzi umuntu akimara gukora iki? Uzi umuntu akimara gukora icyaha? Umuntu akimara gukora icyaha uyu mutima uyituza. Turi kujyana. Uyu mutima wisuza kuri nde? Kuri Kayini. Ati nukora ibyiza ntuzajya gute? Ate ko nutabikora ibyabyo tukatujya hehe? Ku rugi rw'umutima wawe, kandi ni wowe ubigize gute? Mumbwire, ninde wundi uri ku rugi? Ninde wundi uri ku rugi? Abantu se babigishwa babiri yara. Dore magaze ku rugi najya gute? Na abantu babiri ari gukomanga. Hari ibyaha, hari na Yesu. Hari ibyaha, hari nande? Yesu ari gukomanga na Satani ari gukomanga. Uwo uzakingurira rero niwe azinjira mu gasangira. Na burya ntabwo ari Yesu gusa uri gukomanga. Kuko anga Yesu yari garagaje gukomanga ku rugi rwande kwa Kayini. Ati wakoze neza kuzemerwa. Ntabwo Imana aje kumucira hiteka. Maje kubwira Kayini ati mu byukuri koko ibintu urimo wavuyemo gukora neza ntabwo uremerwa. Kigutuma ubabara ni igiki? Maze ngo Kayini abibwira murumuna we nde? Abeli. Yahise aza kubarira Abeli byamubayeho. Ati nge natambye biranga, ndababara Imana irazambwira gutya. Umutima ushira hiyo uti ibintu gukora. Maze mva umurongo ukurikiraho. Buri munyabyaha uyemeye kuba igikoresho cya Satani dore kunahitame. Abeli, Kayini abibwira Abeli murumuna we, yego ataramwica. Kandi bari mu gasozi. Kayini ahagurukira Abeli murumuna we aramwica. Yapfuye kumwica. Reka mbasomera amagambo ari mu gitabo cy'intambara ikomeye, mwumve impamvu yamwishe. Mwumve impamvu Abeli yishe nde? Wambe Kayini yishe Abeli. Impamvu yamwishe. Buriya Abeli niwe wabanje kujomba Kayini. Ntabwo ari kumushotora. Ahubwo yakoze ikintu gituma Kayini yumva ameze nk'uwishwe. Paje 93. Nyamara umucyo n'umwijima ntibishobora kumvikana. Bishobora kujya gute? Oya, Kayini na Abeli ntabagombaga kumvikana. Ubwo habanje kuba impaka. Abibwira nde? Abeli. Kayini abibwira. Uwo mwanya kumubwira ntabwo amubwiye gusa ibyo ngibyo. Na Abeli hari byabwiye Kayini. Ati si wowe wajya utamba amashu koko? Kayini mukuru waje koko. Wajya utamba amashu, amakaroti, ibibiringanya, wajya utamba ibyo bintu ni kijambo ry'Imana rivuga. Bose se wowe wihemukiye. Ukorera Satani kumugaraga. Nge nkorera Satani. Kandi cyangwa kuba nk'iki? Umucyo n'umwijima nishobora kujya gute? Kumvikana. Hariya Abeli yabaye umuvugabutumwa kuri Kayini. Umurarikira kwihana. Nuko abibwira nde? Abeli. Buriya nyine Bibiliya ntabwo yanditswe mu buryo burambuye. Ako nawe byumva. Kayini yagiye kubibwira Abeli, Abeli araceceka. Abeli byanga byakunda yagomba guhagararira Imana akagaragaza ukuri kw'ijambo ry'iki n'uburyo umuntu yemerwa. Ibyo rero bibabaza Kayini. Barakomeza bandika ngo hagati y'ukuri n'ikinyoma hari intambara idashobora guhagarikwa. Gukomera kuri kimwe no kugishyigikira no gushotora ikindi no kugisera. Ibintu Abeli yari yakoze kwari gusenya ibya Kayini. Kwari gushotora intambara kuri Kayini. Niyo mpamvu Kayini yahagurutse akamwica. Bari mu gasozi. Buriya ijambo kundu bari ryanditse babitangaje. Babitangaje kundu ryanditse. Kandi bombi bari mu gasozi. Kayini ahagurukira muri umuna we agira gute? Aramwica.
amwishe kuko amweretse inzira y'ukuri akabona ntago bizakunda. Babwira ati usibye no kuba bitemewe gusa no kurimbuka uzajya gute. Uri kuba umukozi wa Satani. Satani igihembo cye nuko azarimbuka kuko wemeye kuba igikoresho cye. Imana izaza kurimbura icyaha nawe kikurimo muzarimbukana. Uko niko Satani yasuzugura Imana, none nawe niko utangiye kumusuzugura. Imana ko yavuze ngo utambe biva amaraso, uratambye amashuguti. Murumva ubutumwa bwiza. Ubutumwa bwiza n'ubukomeretsa. Habarabyo kubemekereza ngo rwese twese tuzajya hehe? Ejo ryahese. Iryo juru n'iryande muzajya mugifite ibyaha. Ubutumwa bwiza n'ubugera bagacumita icyaha. Inkota icyaha mugiye hehe? Hamugi yombi. Tandukanye ubugingo n'umusokoro. Byageze kuri Kayini, Kayini biramuruma. Biramurya. Avuga ati umuntu ntamwivuganye yazahora mbere y'urubanza. Oya ntabwo muri ukabonye Abeli yaza yibuka icyo yakoze kibi. Kahita yibuka kari wo kurimbuka. Ikizimanuko yamwikiza. Urumva igisubizo Satani atera abantu kiratangaje. Uriya muntu uko gutera kumva udafite amahoro, mwikize. Amahoro ni haraza. Ese Kayini yarayagize, reka dusome twumve. Hanyuma Kayini ahagurukira Abeli murumuna we aramwica. Murongo wa 9. Uwiteka abaza Kayini ati, Abeli murumuna wawe ari he? Aramubaza ati, icyo yakoze iki niki? Aramusubiza ati, ndabizi se, ndi umurinzi wa murumuna wanjye se. Kayini yakoze ikintu kibi cyane. Yanze kurikije ubutungane bw'Imana, Abeli amuburiye. Aramwivugana. Uwiteka n'undi ahitaza. Kabiri. Uyu Uwiteka aza kenshi. Ntabwo aza rimwe gusa. Bwa mbere yaje Kayini amaze gukora ibi. Kwica ijambo ry'iki? Gukora ibitarategetswe. Amaze no kwica umuntu. Imana iraza iti Kayini wakihana. Reka ngusange nkubaza aho Abeli wabyize gute bamushize. Hano Kayini agomba kwihana akaba ubwoko bw'Imana rwose. Imana ari mushanga agomba ati umva nagize umujinya ndamwica mbabarira. Imana ntakunde kubigenda bati narakireme n'icyange Kayini nemeye kumupfira nta kundi nyene namubabarira. Imana ni nyembabazi tinda kujya gute. Hano ntabwo yahise rakara Imana. Yaje kuganiza Abeli Kayini nk'umwana wayo. Murumuna wawe agize gute? Nta kumutontomera, nta kumubwira nabi. Undi ahubwo we kuko isuri murima ariyo kurwanya Imana. Ndi umurinzi wa murumuna wanjye mbere yuko bimaze. Ndi umurinzi we. Ntabyo nzi. 10. Iyo umuntu yanze kwemera icyaha cye, Imana ica urubanza. Aramubaza ati, icyo wakoze icyo ni iki? Ijwi ry'amaraso ya murumuna wawe rirantakira ku butaka. Noneho uri ikivume, ubutaka bwanga. Uri iki? Abaye iki? Kugira ngo abikivume. Ntago ari uko yishe. Nubwo nuko nako hano avuga ngo amaraso ya murumuna wawe. Mu by'ukuri koko umusaruro ubwicanyi bwa Kayini nuko agiye kuba ikivume, ariko icyabiteye nyamukuru no kutemera n'icyaha cye. Kutemera icyaha cye. Noneho uri ikivume ubutaka bwanga, bwasamuye akanwa kabwo kwakira amaraso ya murumuna wawe. Ukuboko kwawe kwavushije. Nuhinga ubutaka ureye none ntibuzakwerera umwero wabwo. Uzaba igicamo cye n'inzererezi mwisi. Igicamo cye n'inge? Ubu ijambo ry'Imana riratangaje. Murumva ko ahangaha Kayini na Abeli uko byagenze nuko byayindi Satani ashatse kurira mu ijuru aje kwikorera mu isi, kandi birashoboka. Urabona ko byashobotse. Satani yabonye asa n'ubigezeho. Nubwo nyine Uwiteka birangiye atanze igihano kimwe na uyobotse ubwo butware bwa Satani ahanwa nka Satani. Satani mu ijuru ashaka kwimika ubutware bumeze nk'ubwiki, nk'ubwisumba byose. No mu isi Yesu akimara kwemera gupfira umuntu, bamaze kwimika ubwami bw'ubuntu, kwakira imbabazi z'Imana. Satani yahise yimika ibintu bisa bityo. Gutamba amashu. Gutamba iki? Amashu. Kandi iyo mvuze amashu ntago wenda aramashu gusa ni ibiremwa nyene ni ibimera biva mu butaka. Ibyo Kayini yatambye nabyo byari igitambo cyakozwe nande na Satani. Mbese muzi impamvu ari byo Satani yakoresheje? Ntago muzi impamvu?
nuko Satani ashaka gusengwa binyuze mu byaremwe no kujya gusha umuntu akoresheje ibyaremwe. No mu minsi yeruka arakoresha ibyaremwe. Paje 114 mu ntambara ikomeye. Ngiyi impamvu Satani yashatse kujya gute gukoresha ibyaremwe. Abantu bagomba kumusenga akoresheje iki? Nimwe agaragarira. Nyamara kandi Imana yagaragaraga mu ki? Mu byaremwe. Ubwo rero akoresheje gutamba uburyo bupfuye bw'ibyaremwe, aba yimitse ubwami bumeze nk'ubw'Imana mu murongo upfuye. Imana no gutamba ibiva amaraso, Satani no gutamba ibyera mu ki? Mu butaka. Mbese muri iyi minsi yeruka mu kubyumva ko nabyo ariho biriho climate change, yangika ry'ikirere mutera ibiti mutera iki? Muze dusenga ibyaremwe. Gaya basenge Imana y'ibyaremwe. Ugahereye kwa Adamu rero ku muhungu we Kayini. Kayini arapfuye birarangiye. Kayini naberi byabo reka tubiveho kuko wayisaza umwuzure nyuma ko amaze kuba bicyane mu gice cya 6 gitangiriro. Bene Kayini bakivanga n'ubwoko bw'Imana cyagikomeye cyane. Muzi cyabaza Imana ni kimwe. Uzuko n'ibindi bishimisha, ariko icyaha cya mbere kibi cyabaza Imana ni ukora Babuloni. Babuloni bwa mbere rimwe mu itangira igice cya 6. Amenye ibyo nishobera amahanga. Reka nsoma umurongo mu wundi. Abantu batangiye kugwira mu isi babyara abakobwa abaki? Mbese nabahe bantu? Kuko tubonye abantu babiri. Tubonye Kayini ufite urubyaro, tubona n'urubyaro rwasimbuye Abeli ari we Seti nawe afite urubyaro mu gice cya 5. None habonetse urubyaro kiranukira Imana rwa kwa Seti n'urubyaro rwanya Imana ruganukira Satani rwo kwa Kayini. None umurongo wa 5 igice cya 3 umurongo wa 1 atubwiye ngo abantu batangiye kugwira mu isi abahe bantu? Abahe bantu? Abahe bantu? Oya. Urubyaro kwa Kayini. Urubyaro rwo kwa Kayini. Reka dusome tubyumve neza. Abana b'Imana bareba abakobwa abantu ari beza, barongoramo batoranije bose. Aho kwa Seti ntago bari bakiri abantu baba nk'ubumuntu. Aho kwa Seti bari abana b'Imana abayumvira. Niyo mpamvu Yesu yavuze ati ntago muri abana babura mu gice cya 8 muri Yohana, muri abaso Satani, muri abo mwisi. Niyo mpamvu Yesu nawe yise umwana w'umuntu ntago ko yari umunyabyaha, ahubwo yiyambitse kamere y'icyaha ya muntu. Yaki? Yiyambitse kamere ya muntu y'icyaha. Niyo mpamvu yakundaga kwita umwana w'iki? W'umuntu. Kandi umwana wo mwiki? W'umuntu. Muzakomeza kugenda muri muri Bibiliya. Nta yindi mpamvu yita umwana w'umuntu. Nuko yari yarisinanishije n'iki? N'abanyabyaha. Rero ahangaha abantu bari bamaze kugwira, maze abana b'Imana batera intambwe ipfuye, bajya gushakana n'abana b'iki? B'abantu. Kuvanga ibyera n'ibyanduye ni icyaha Imana yanga, kurya umusaruro wacyo nukurimbuka. Ibindi byose Imana ishobora kwihangana, ariko iki gikozwe nukurimbura. Nta kindi gitakiza nukujya gute itazaho kurimbuka. Iki cyo kuvanga abana b'Imana n'abantu gikozwe, nta kindi gikorwa nukurimbuka. Muzi ikintu cyakiyemwe ahangaha haba haremwe ikindi kintu kiyobokamana wakwita kari bitagatifu bivanze ikibi n'ikinyoma. Buriya hariya kwa Kayini yari yabaye umunyabyaha by'umwimerere bigaragara. Yari birangiye yari yabaye igikoresho cya Satani byeruye, ku buryo bagomba kugenda bahangana Abeli na Kayini. Ariko ahangaha ikintu bari baremye rwari ukujijisha. Cyari ikintu kijya gusa nk'ikintu cy'Imana ko kitari cy'Imana, ikintu cy'isi yako kitari icy'isi. Ubwo rero uko kujijisha ntago Imana ikwemera, iguciraho iki? Iteka burundu. Kikwana guciraho iki? Niyo mpamvu kino gice cya 6 gisozanwa nuko Imana ibwiye Nowa isanze wenyine uyitunganira, utarashatse mu banyamahanga. Iti bazi nkuki ndaje nkwereke. Bazi iki? Aba bantu ngiye kubarimbura, uzabona uhungira nawe urarokotse. Ubundi nari ko nta muntu asangamo. Muri make ni nka kuko aranditse ngo mu gice cya 6 ku murongo wawe
ku murongo wa 7 Uwiteka aravuga ati nzarimbura abantu naremye mbatsembe mu isi uhereye ku muntu n'inyamaswa n'amatungo n'ibikururuka n'inyoni n'ibisiga byo mu kirere kuko nicujije yuko nabiremye. Ariko Nowa agira umugisha ku Uwiteka. Nubwo wenyine Imana yaje kugenda isanga amugiriyeho umukino. Kuko Imana ntago yatsindisha utari gutsinda. Ntabwo yatsindishiriza utari gutsindisha. Yasanze Nowa nta tegeko rimugonga ryatuma rimbu. Iti rero kuko isi ngiye kwitsemba kandi ntago ndakuzana mu ijuru. Ntago ndakuzana mu ijuru, hari ibyangombwa by'ijuru ugomba kubanza wuzuza. Bazi inkuge. Bazi iki? Bazi inkuge. Ubundi nze nkwereke. Abantu ngomba kubatsembaho. Icya kimwe bakoze ni ukwihuza. Ibyera n'ibitera bigahuzwa. Iki ni icyaha Imana idashobora kwihanganira. Icyaha Imana idashobora kujya gute? Niyo mpamvu Imana yemeje gutsemba isi yose. Ibintu si turabyumvise. Umunsi uzasanga kuvanga ibyera n'ibitera uzamenye ngo ukurimbuka byiteka ryose. Kurenza n'ikindi cyaha cyose. Uzi ko byantangaje ko nako kino cyaha ari cyaha gishobora kuba kitababarirwa. Biratangaje. Iki cyaha ntabwo kibabarirwa. Umuzima bikitababarirwa. Nuko uri kugikora yibwira ko ari umukiranutsi. Ntabwo bashaka imbabazi rero. Abona ko nawe ari iki? Ari umukiranutsi uzajya no mu ijuru. Bityo rero ntabyo impamvu yo gushaka imbabazi. Ntagaruka Imana itakababariye umuntu ahubwo nuko nta mbabazi yazisha, nta mbabazi abakeneye. Ababona ari umukiranutsi. Uwiteka aza kurimbura isi. Ubwo murebe iyo turi kandi tugomba kugeza uyu munsi. Mpamvu barananirwa mwihangane munanirwa ariko nta kundi nabigenza. Tugeze uyu munsi. Murebe ikintu cyakozwe kwa Kayini. Hakozwe ikintu cyitwa gute? Hakozwe ikintu cyo gukora ibyo Imana idashima, umurongo upfuye. Na hano mu gice cya 6 mu gihe cyo kwa Nowa nibyo byakozwe. Hari itegeko ribuza ubwoko bw'Imana kwivanga n'abiki n'abapagani n'abana ba Satani azavuga ati ko sisi icyo mfasa abagore. Murebe bari abagore bo ni nabeza cyane. Baruta abandi baruta abiwanyu. Murebe bambara utumini, bisiga rouge à lèvres, bashiraho ingohe nziza, murebe akanyana we. Wabona kari beza, barongora bamwe muri bo. Niko ijambo ry'Imana gize gute? Baragenda baratoranya. Ati mbega Messi. Baragenda bafata bo bamwe muri bo. Babizaniye kurimbuka. Satani yaragaragaje ko Imana yababeshye. Burya ntabwo ari ngombwa gusa kujya bamushaka yo mwizera kimwe, ntabwo ari ngombwa kuko bari ukwironda. Iki uzamuhindura. Ko uzamutoza. Yesu uranzi dawa utayitwaye uzamuhindura. Ni nabyo. Niko bivugwa. Urahinduka. Icyo kintu gikozwe. Kandi ibi ngibi mutabyita ku by'umugabo n'umugore by'iki gihe, mubyite ku by'umwuka nibyo turi kuvugaho. Kuko intambara hagati ya Kristo nande kandi ibyo bintu ni iby'umwuka ntabwo ari iby'umubiri. Nubwo ni iby'umubiri bigira mu ingaruka ariko ngende kuvuga ku by'iki iby'umubiri wenda tuzabishakira undi mwanya batute twabirebaho. Ahangaha icyo Satani yaravuze kuvanga ubusambanyi bw'iyobokamana n'ubupagani. Umuntu wa mbere byakozeho wanditse no muri Rani Salomo. Salomo yagiye ashaka abasidoni kazi ari beza birangiye agiye kubakira imana zabo. Avuye ku mana nyamana ajya kubakira imana zabo. Igice cya 6 birangiye rero habayeho kurimbuka. Kuko bifatanije n'iki n'abisi. Mbese ubwo uyu munsi arabana Imana kwifatanya n'abisi turaza kubireba. Ubwo ngari katuhava. Mubonye Babuloni ukuntu yubakwa. Ubundi ikitwa Babuloni. Katuye tukirebe neza wenda tugishake muri Bibiliya. Babuloni. Igice cya 11 kitangirira. Nowa umwuzure umaze kubarokotse n'urubyaro rwe rurokotse. Abarokotse bo kwa Nowa Satani arabasanga atakosha. Uwimana koko yabahaye umukororombya n'uzabakingira imvura. Uzi umukororombya ni ubwato. Buri umukororombya mwagi bwa urenya mu buru bwenge koko. Imana yenda kuza kongera kubarimbura singaho nibereye ni Satani. Abahungu batekereje bati ako hamungani. Imana unagikudukina gakina. Abantu itaretse kugira imbabazi bangana kuri abuzu y'isi. Ubu twebwe tegeze no kwimagana ngaho nitwizagirira imbabazi. Mareke twibakiye umudugudu umenyeka. Cyo cya 11. Isi yose yari ifite ururimi rumwe n'amagambo amwe.
ururimi rungahe? Mbese ni uruhe rurimi? Ni uruhe rurimi? Niyo basoma bino bintu akenshi dusoma ibintu bitari byo bitanditse. Ni uruhe rurimi bavugaga? Utenda ni igiheburayo, utenda ni urunyaramu, utenda ni icyongereza, ni ikilatini. Ibyo ntabwo mbyanze. Ako ntabwo ururimi rwanditswe hanga. Ururimi rwa mbere bavuze ni ukugomera Imana. Bahuriyeho bakavuga rumwe n'amagambo amwe. Batera ati hey twagiye. Urwo rurimi rwari rumwe rwo kugomera iki? Imana. Bari bahujwe n'umugambi wo kugomera Imana. Ibyo rero barabyumvikanagaho. Icyakora wenda n'ubwo rurimi rwo kuvuga wenda rwari rumwe kandi koko ko ijambo ry'Imana rivuze barabivugaga ari bimwe. Ariko ururimi rwa mbere bakoresheje cyangwa se bavuze rwa mbere n'ubwo kugomera iki? Imana. Hanyuma bagenda berekeye hehe? Iburasirazuba. Iburasirazuba. Magambo aratangaje. Bavugaga ururimi barangije bagenda berekeza hehe? Gusenga izuba. Gusenga iyo Mana. Ibyaremwe. Babona ikibaya kiri mu gihugu cy'Ishinari. Barahatura. Hehe? Ishinari. Ishinari ni Babuloni. Ishinari mu gace ka Babuloni kwa Nebukadinezari. Ni Ishinari. Babona ikibaya cyiza cya hehe? Cy'Ishinari. Aho Ishinari barabwirana bati mureke tubumba amatafari tuyotse cyane. Kandi bajyaga amatafari mu kimbo cy'amabuye bakayafatanisha ibumba mu kimbo cy'ibyondo. Baravuga ati mureke twubakire umudugudu n'inzu y'amatafari ndende izagere kwijuru kugira ngo twibonere izina rimenyekana. Izina mugambi wa mbere murabumvishe ni izina rimenyekana. Ese ni irihe zina ryamenyekanye ku isi? Zina bwiza ntarihwanye n'iryaye. Ni izina rya Kristo. Izina rimenyekana. Umucunguzi w'abisi. Aba bari bashatse gukizwa n'inzu yabo ndende. Ntabwo igitabo cya Kristo cyagifite akamaro hano. Murabyumva? Kwa Kayini mwabonye ko byari iki? Byari bihingwa. Ahangaha murabona ko bibaye nanone ibyaremwe bakoresheje itaka. Bakiyubakira umudugudu ugira gute? Muremure. Bakigira izina rimenyekana. Irihe zina ryo kugomera Imana? Akomeza avuga ngo twe gutatanira gukwira mu isi yose. Nta mpamvu yo kuba abantu badahuje. Nta mpamvu yo kuba abantu batari hamwe, batari mu cyerekezo kimwe. Tugomba guhuriza hamwe. Ibi nibyo byari byakozwe mbere yuko isi irimbuzwa umwuzure. Bari baranze kwitandukanya. Ariko si barabo si abantu. Nta mpamvu yo kujya gute yo kwitandukanya. Bishyira hamwe. Na hano Ishinari nibyo bakoze. Turi kujyana. Ishinari nibyo bakoze. Nta mpamvu yo gutatanira hehe? Mwisi. Twibumbire hamwe. Twubakire umudugudu muremure tugize izina rya gute rimenyeka. Witeka ntabwo bino bintu yabyemera. Oya. Icyahita kurana kuza gutatanya, kurimbura. Ahantu benshi biga ko hatabaye kurimbuka ariko umudugudu wawe wararimbutse. Kuko nawo wubatswe ngugezwe ku musozo. Ibitekerezo byabo byararimbuwe. Uwiteka amanurwa no kureba umudugudu n'inzu ndende abana abantu bubatse. Uwiteka aravuga ati dore abana n'ubwoko bumwe n'ururimi rumwe. Ibyo nibyo babanje gukora. None nta kizabana gukora nta kizanana gukora. Bagishatse. Reka tumanuke tubahindura ururimi rwabo. Ruremo nyinshi zinyuranye. Be kumvana. Nuko Uwiteka aramanuka ahinda indimi zigiye gute zitandukanye ntibaba cyumvana. Uwiteka ashyira iherezo ku bugomera Imana. Ni intambara hagati y'icyiza n'iki? Ikibi. Satani yagiye kugira umuntu nzazamuka ngera aho ibicu bigira gute bigarukira nzaba nk'isumba byose. Yagiye kwikorera kuri bano bagabo b'Ishinari. Nabo baravuga ngo twubaka umudugudu ugire ku juru. Tugiye izina rimenyekana. Tube nk'isumba byose. Cya cyifuzo cya Satani. Uwiteka abicamo kabiri. Ntibyagerwaho. Turahavura. Mureke tuze noneho mu gihe cyacu. Hari wenda twavuze byinshi.
ni amateka menshi tugiye muri Bibiliya twagenda tubonamo ikintu gitandukanye. Akomeka tuze mu gihe cyacu, ako tuzaza mu gihe cyacu duhereye ku butungane bw'Imana bwaryaye. Iki gihe abangaba b'ishinari bakoraga bino, Uwiteka yatoranije mu rubyaro rwa Nowa Aburahamu, amugira ubwoko bukomeye bwavuyemo Abisirayeli. Ubwoko bw'Abisirayeli bwagombaga kwitandukanya n'ab'isi ndetse n'Imana bageneye igihugu cyabo. Aho ngaho ntabwo twari twanaharebye kwa Ruti mu gice cya 13 cya 14 cy'itangiriro. Igihe nanone Isodoma na Gomora nawe bageze ku rugero rwo kwiyubakira umudugudu wo gushyiraho ubutungane bwabo budashyiriye ubutungane bw'Imana. Ako umudugudu turi kuba mu kumva cyangwa mu kumva amatafari n'ibinyubaho. Nabwo ngo tubijyane mu by'umwuka. Kuba nk'isumba byose, nzazamuka njya ibicu bijya gute ni ukubaka. Ibicu bigarukira mu by'umwuka. Sibyo ko nasi Sodoma ngo hari hubatse n'inyubako ubwazo. Ako sizo ndi kuvuga. Ndi kuvuga kubaka umudugudu mu kugomera Imana mu by'umwuka. Isodoma n'Igomora bari barabikoze. Uko Kayini yabikoze, uko abo mbere yabo kwa Nowa babikoze, n'abangari ko babikoze. Bakoze iki? Bafashe amategeko y'Imana bati Imana yaratubeshye. Bwe nta ngombwa ko umugabo n'umugore aribo baryamana gusa. Hano umugabo n'umugabo baryamana kandi byaba byiza. Byakemera. Kugeza n'ubwo abamarika baje bagashaka kuryamana n'abamarika. Iki kigabo cy'ikinyamahanga gishaka gutubuza kuryamana n'ababa. Umva tukuvana muri no mudugudu undi waje n'igisuhuye. Urumva? Ahanga Sodoma na Gomora mu by'ukuri koko Imana yasanze mu Loti umukiranutsi. Byasomo ryo mu ntangira igice cya mu kuva igice cya 20 ku itegeko rya 2 murabana gucyanirwa kwa basi. Asomo rirakomeye cyane. Abana ba Loti bagiye bamurokokeyeho bitewe n'ico bagiye bamuvanaho, si bo ubwabo babyibwirije, ahubwo bitewe nande na Loti. Ariko abandi be barimo benshi barimbutse, inshuti ze, abakwe be barimbukiye he mu mudugudu. Kubera iki? Barapingaga. Atego zungu ko nari kibi kirihora, nta kibi kiriho. Imana iraturinze, ihe Mana yo bubatse, yo biremeye. Imana yabemereye gutingana, iraturinze. Bityo birangira n'umugore wa Loti nawe itekerezo byo bikomeje kuri Sodoma na Gomora. Abinkingi y'umuntu. Rero ikintu gikorwa cya mbere ni ukuvanaho ibyo Imana yategetse, abantu bagashyiraho ibyabo. Sibo baba bikoze, ahubwo ni ishusho barimo iri kubikora. Yasho Satani yaje kwimika muri bo. Bwami yaje gushyira muri bo. Mu gihe nafite ishusho y'Imana bakora ibyo Imana igira gute ishaka. Ngo ndi kuvuga kuri Abisirayeli. Abisirayeli igihe bakoraga urugendo, Uwiteka abatoranya, yavanye mu gihugu cy'iwabo muri Mesopotamiya abajyana i Kanani. Ahagurikije Aburahamu. Abagejeje Kanani bahura n'ikibazo cy'inzara. Satani ntago bashaka kugira ngo utungane bw'Imana bugaragare, abateza inzara kugira ngo bazifuze ibyo kurya bagomera Imana. Cyakora ntibayigomera. Imana ibakiririza muri Egiputa. Biturutse nanone ko kagambane ka bene se wa Yosefu. Ariko irabakiza. Imana yavanye muri Egiputa bajyanye Kanani. Yabahaye amategeko. Ntago mvuze amateka ko benshi bapfiriye mu butayu, murabizi ko bashatse kugomera Imana agashaka gusubira muri Egiputa, byatumaga barimbuka. Ariko reka twivuge bageze aho bagomba kwambuka Yorodani, bahawe itegeko ryo gutsinsura andi mahanga. Abakanana, Abaferezi, Abahivi n'Abayebusi bagomba kugenda bakabatsinsura bakabavanaho. Imidugudu yabo bakayisenya bakazibakira yabo. Nta kintu na kimwe cyo muri ibyo bihugu bya pagani cyagombaga gushingirwaho mu byo kuramya Imana. Nta nubwo bagomba kugirana ubumwe n'abanyabyaha. Kujyana byagenze bite? Baraje barabarimbura. Ariko abamaraki hari abo bisigarije. Hari iminyago imwe bagiye banyagamo kayijyana, Uwiteka akabibahanira. Ayo ni amateka twese tuzi muri Bibiliya. Ibyo rero byagiye bikorwa inshuro nyinshi. Inshuro
inshuro nyinshi abana b'Imana bakanga kubahiriza amategeko y'Imana, bakakurikiza ijambo ry'Imana. Ibi ngibi nibyo tugejeje uyu munsi, kwanga gukurikiza icyo Imana yavuze, bagakurikiza icyo bashaka. Abisirayeli byageze ubwo Uwiteka ajya batuma abahanuzi ngo bange kumugomera, bagiye bifuza imana z'abanyamahanga, bakivuza imiterere y'abanyamahanga. Uwiteka ati nzagiza ryari koko? Abantu bacungure nta kintu bampaye, bacungure kubw'ubushake bwanjye, kubw'urukundo rwanjye, nibarangiza banyange gutya bashake Satani. Akatuma abahanuzi bakabumva bakabica, ba Yesaya bakabakereza inkerezo, ba Yeremiya bakabashyira mu ivata ry'ibyondo bakabafunga, abandi bakabaca ibihanga. Imana ikihangana kugeza ubwo ivuze ati rero ubwo mwubatse iki kintu ngiye kuza mbarimbure. Sinzi mbiye tugiye kuba kurimbuka abantu bese bahita bumva kuvaho byiteka ryose, ariko kurimbuka bwa mbere ni ukurimbura intekerezo, imigambi. Abisirayeli bageze igihe bifuza imana z'i Babuloni. Zahe Imana irabacyaha rekada, Yeremiya araza arabacyaha rekada, barabimuziza abatambyi bakuru ngo bose bakoraga ibyaha. Maze Uwiteka ati kuko mushaka gutegeka n'umwami w'i Babuloni, ngaho agiye kubategeka, mugiye kugenda kumukorera. Mugiye kujya he? Imana irabareka, Nebukadinezari araza arabafata bajyana i Babuloni, ndetse ngo bajyana mu nzu y'Uwiteka, bavanamo ibikomeye byakorerwaga mu nzu y'iki? Mu nzu y'Uwiteka. Mu nzu y'Uwiteka we wagiraga mutari umutambyi kandi none wiyejeje wagwagamo. Ako ko Imana yaragiye kera. Abasirikare bari ntagiye ikintu baba, bajya mu buturo bwira rwose ntagiye ikintu baba. Ariko Abisirayeli bagira ngo dufite inzu y'iki? Y'Imana, abo buturo bwera cyangwa ryera, mwarasaze. Imana yari kibarimo, yaragiye kera, avanyeho uburinzi, bajya hehe? Babuloni, baba umunyago. Muzi impamvu bagiye Babuloni? Nayivuzeho. Muzi iyo mpamvu? Nuko n'ubundi mu ntekerezo zabo hari harimo ibitekerezo byahe i Babuloni. Bagomba kujya kubishyira mu bikorwa rero i Babuloni, abo bigomba gushyirwa mu bikorwa kuko butaka bwera ntabwo byashoboka. Bagomba kujya kubishyira mu bikorwa i Babuloni. Baragiye bamara imyaka 70. Reka nirukanke ngere mu gihe cya Yesu. Mu gihe cya Yesu naho bari barubatse indi Babuloni. Barubatse indi iyi Babuloni, nuko abatambyi bari bamaze guta ijambo ry'Imana, bifatanya n'abanyamahanga bo mu bwami bwa Roma, apagani b'Abaromani, bakubaka ikintu cyo kurwanya Imana, ubufatanye bw'Ukristo n'ubupagani. Abatambyi, abakristo b'icyo gihe, abizera b'icyo gihe n'abapagani barahuzaga. Maze ibyo bintu Yesu aje kubicyaha, baramukundira, baramwica. Nkuko Kayini yishe Abeli, niwe baramwica. Yohana bamuca igihanga, intumwa barazica. Hanyuma havuka Ubugatolika. Ubugatolika nabwo ugomba gusoza gutyo. Niyo ngiye gusorezaho uyu munsi. Ni intambara y'Agatikiza n'iki? Urwa kabiri rw'Abatesalonike igice cya 2. Urwa kabiri rw'abaki? Rw'Abatesalonike igice cya 2. Ndahera ku murongo wa 3. Ntakagira umuntu boshya uburyo bwose, kuko uwo munsi utazaza kurya kwimura Imana kutabanje kubaho, kandi urya munyabugome atarahishurwa, ari we mwana wo kurimbuka. Numisha yeshyira hejuru y'icyitwa Imana cyose cyangwa igisengwa, kugira ngo yicare mu rusengero rw'Imana, yerekane ko ari Imana. Yerekane ko ari iki? Ku murongo wa 9. Kuza kuwo munyabugome kuri mu buryo bwo gukora kwa Satani. Mu buryo bwo gukora kwande? None Satani akora ate? Yigira Imana. Kandi yigira Imana ari ukavanye iby'Imana yagize gute? Ubwo bivuze ngo n'uwo munyabugome agomba kuza muri ubwo buryo. Yigira Imana avana iby'Imana yagize gute? Yategetse. Murabyumva? Yigira Imana avana iby'Imana yagize gute? Yategetse. Uyu munyabugome ni ubupapa. Nibwo bwimuye Imana, bwari itorero ry'Imana i Roma, bimura Imana ifatanya n'abapagani, maze bigaragaza nk'Imana kuri buri ngingo. Bashyiraho ingingo zo kubarira ibyaha, ingingo zo kwakira agakiza, ingingo zo kwiga ijambo ry'Imana muri yo upfuye. Buri ngingo yose Imana ikora
nabo bayikora mu buryo bupfuye, mu buryo bwo gukora bwa Satani. Uyu munsi turi kubona ibintu biri kugenda biba, abantu benshi ntibabibone, bagategereza ibintu bizasohora kera. Ariko ingingo ya mbere batakaza batamenya ni ukumenya ngo ubundi uyu muntu turi kurwana nawe ninde? Ni Satani. Satani akora iki? Ni ukugoreka ukuri kugira ngo yigire umutegetsi binyuze mu kugoreka. Iyo bavuze ngo ntukice, Satani avuga ati ariko umuntu akwendereje wamwica, akazana impamvu, nyine impamvu y'iki? Y'icyaha. Iyo Satani ashatse kurwanya ubwoko bw'Imana, ntabwo aza gusanga ngo yice, ahubwo araza akabatera kuyobya, cyangwa se akabatera ubuyobe mukagoreka. Ibyo gukiranuka bikitwa ibyo gukiranirwa, ibyo mu murongo w'ukuri bigashyirwa mu murongo utari uw'ukuri. Murabyumva? Ngibi byo Satani yakoreye abo muri iyi minsi. Ubu papa nibyo buri gukora, buri kuzana amategeko yabwo arwanya amategeko y'iki? Imana mu gutanga amategeko yatanze itegeko rya 4 ryo kuruka kuki? Ngo twike kwiteka ari iki? Ari umuremyi. Ubu papa nabwo buri kurema muri iyi minsi, buri kurema isi nshya. Isi abantu bagomba kumvira, bagomba ko nta kintu bafite ariko bishimye. Ikimenyetso cy'ubwo bwami rero ni ukuka ryari? Ku cyumweru. Mukibuka ko papa ari umuremyi, mukibuka ko papa ari iki? Ngibyo biri gukora. Benshi biga icyumweru bagira ngo nyina ni icyumweru kiraho ngaho gifite impamvu, nkuko Isabato ifite impamvu, nako icyumweru gifite iki? Kandi byose mu murongo kurwanya iki? Imana. Niyo mpamvu uyu munsi uzasanga buri ngingo yose y'ijambo ry'Imana yagabweho igitero, buri ngingo yose yagabweho igitero, hakaza ikiganano bwizwa n'ubuntu bwo kwizera. Oya, murabona ikimenyetso. Oya, murabona padiri ababwiye ngo murababariwe, murabona pastori, kugira ngo mutabona izo mbabazi, hanyuma ishusho y'Imana ikagaruka muri mwebwe. Kuko Imana ntabwo yanyamuzi itavuze. Icyo cyo ndabizi neza, Imana ntabwo yagikora. Imana ntabwo yanyamuzi itagize gute? Itavuze. Imana yacu ntabwo icyo yavuze izagisohoza, ariko kitavuze ubwo ntabwo yakivuze nyine. Rero Satani nawe arabizi neza ko abantu baramutse bizeye ijambo ry'Imana uko riri bamucika. Niyo mpamvu azana ikiganano bijya gusa neza. Nawe tekereza kuba gusa umuntu avuze ngo genda usenge urabona imbabazi z'ibyaha, ubwira Imana iguha ikimenyetso kikubabarira. Ibyo ngibyo Satani azi neza ko akurimbuye by'iteka ryose. Kandi nyamara warushaka imbabazi z'iki? Z'ibyaha, warushaka Imana, ariko umurongo Satani yagennye urapfuye. Ikosa rya mbere abo bantu bakoze ni ukuyoboka inzira itagenwe n'ijambo ry'iki? Niyo mpamvu Yesu avuze ngo uwumva ijambo ryanjye, ngo amagambo abwiye niyo mwuka kandi nibwo buki? Ibiteye mu ijambo ry'Imana ntabibaho. Byose ni bya Satani. Reka nsoze, ndabona musa n'abananiwe ko nsoze isomo ni ibintu bikomeye, ariko nyine tugomba kugera tubyiga, tukamenya impamvu y'intambara, tukamenya impamvu turwana. Muri iyi minsi icyo Satani ari gukora ni ukora ibyiganano, ako kantu rero tugatahana. Ni ukora iki? Kandi no kuva na kera icyagambiriye ni ukugwanya Imana. Dore abantu bagomba kunesha rero. Ibyahishuwe 12:17. Ikiyoka Satani. Iyi Satani ni nayo Roma. Muzi impamvu ari Roma? Imana ifite ubutatu bwera. Imana Data, Umwana n'Umwuka, na Satani afite ubutatu bwera. Muri mubizi? Ni Satani wigira Imana Data, ni Roma igira Kristo, ndetse n'ubuprotestani bwayobye Umwuka wera. Iki kiyoka rero muri ubwo buryo butatu kirakarira wa mugore, kiragenda ngo kirwanya mu rubyaro rwe basigaye bitana amategeko y'Imana, kandi bagafite guhamya kwande. Niyo mpamvu nuticwa na Satani uzicwa n'ubupapa, kandi ubupapa ni ubupapa nk'ubupapa, ukaba nk'ubupapa nka politike zose zo mwisi. Nuticwa n'ibyo ngibyo uzicwa n'uprotestani. Niyo mpamvu uyu munsi akarengane gakomeye ari bene so. Niryo somo twaherewe muri Zaburi, abo mwigana, abo mubana, abo mugendana nibo bazakugambanira. Umwuka wera mu buryo bw'ikiganano. Tugomba rero kwakira imbaraga y'Imana ihindura imitima. Tugomba kumvira ijambo ry'Imana nk'uko riri. Tugomba kugenda nk'uko ijambo ry'Imana ryagenye ko tugira gute? Tugenda. Tukirinda ubuyobe burimo kunyanya n'ijambo ry'Imana. Ubwo bidusaba kuba abanyabwenge ku ijambo ry'iki? Ry'Imana. Ngiyi nzira iri hagati ya intambara hagati ya Kristo na Satani.
ni ukuri n'ikinyoma, ni ukuri n'ikinyoma, kandi ikinyoma kiba kuko hariho iki, hariho ukuri. Uwiteka tubashe kugendera mu kuri kw'ijambo rye mu izina rya Yesu. Amen.